Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 14. Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi. Yaba adahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Kandi aho njye inzira murayizi. Toma aramubwira ati, Databuja, ntituzi aho ujya. Inzira twayibwirwa n'iki? Yesu aramubwira ati, nijye nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Yaba mwaramenye, muba mwaramenye na Data. Uhereye none muramuzi kandi mwamurebye. Filipo aramubwira ati, Databuja, twereke Data wa twese biraba bihagije. Yesu aramubaza ati, nabanye namwe iminsi ingana ityo kandi ntiwari wamenya? Filipo, umbonye ababonye Data. Niki gitumye uvuga uti twereke Data wa twese? Ntiwizeye yuko ndi muri Data na Data akaba muri jye? Amagambo mbabwira sinyavuga ku bwanjye, ahubwo Data uguma muri jye niwe ukora imirimo ye. Nimunyizere mwemere ko ndi muri Data na Data akaba muri jye. Ariko rero nimutizezwa n'ibyo mvuga, munyizezwe n'imirimo nkora ubwayo. Ni ukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora, ndetse azakora n'iyiruta, kuko njya kwa Data. Kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikorera, kugira ngo Data yubahirizwe mu mwana we. Nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Yesu abasezeranya kuboherereza Umwuka Wera. Nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe Mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa, kuko batamurora kandi batamuzi. Ariko mwebweho muramuzi, kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzazaho muri. Hasigaye umwanya muto, ab'isi ntibabe bakimbona, ariko mwebweho muzambona, kuko ndiho namwe muzabaho. Uwo munsi muzamenya ko ndi muri Data, namwe mukaba muri jye, nanjye nkaba muri mwe. Ufite amategeko yanjye akayitondera niwe unkunda, kandi unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda mwiyereke. Yuda utari Isikariyota aramubaza ati, Databuja, bibaye bite ko ugiye kutwiyereka ntiwiyereka ab'isi? Yesu aramusubiza ati, umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na Data azamukunda, tuzaza aho ari tugumane nawe. Ariko utankunda ntiyitondera amagambo yanjye, kandi iryo jambo mwumvise si iryanjye, ahubwo ni irya Data wantumye. Yesu asezera ku bigishwa be. Ibyo mbibabwiye nkiri kumwe namwe, ariko umufasha ari we Mwuka Wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, abibutsa ibyo nababwiye byose. Mbasigiye amahoro yanjye ndayabahaye. Icyakora simbaha nk'uko ab'isi batanga. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Mwumvise uko nababwiye nti, ndagenda kandi nzagarukaho muri. Iyaba mwankundaga, muba munejejwe n'uko njya kwa Data, kuko Data nduta. Nuko rero mbibabwiye bitaraba, ubwo bizaba muzizere. Sinyivugana namwe byinshi, kuko umutware w'ab'iyi si aza, kandi ntacyo mfiteho. Ahubwo nkora uko Data yantegetse, kugira ngo ab'isi bamenye ko mukunda. Nimuhaguruke tuve hano.